ibintu by'akazi iba ari ryo ryose mu nzira iyo ari yo yose ubunini bw'inzoka n'ubuto bw'inzoka n'isura y'inzoka ntacyo bihindura epfa kubiri bikwirukankana ubona ishaka kuba yagusanga gutungura kubona gusanze mu buriri bwawe tuza kuvuga ibintu biremereye byinshi cyane ariko inzoka ubundi muri rusange igaragaza yuko you are under threat of evil and witchcraft. Ugiye kuntuma wagiye ukabyivugira ngo giyanze kunyumva ntabwo nimbivuga bizaba isoni nta muntu waruzi ko ateka nta muntu waruzi kamesa bagiye mu kazi rero nitubivuga no kumenera amanga tubyihorere urumva no umwuka wo gusenya cyangwa urwo rwo ntirwahagumye umwe yisindi impiri atandukana uko nguko. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabasuhuje mbahaye ikaze abakurikiye ubumwe bw'abera ministries aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. N'ubundi turakomeje turacyari mu cyumweru twahariye uburyo wamenya inzozi zakwereka ko ubuzima bwawe buri muri operation y'abadayimoni under operation yo mu kirere cy'imyuka mibi. Twabonye byinshi muri iyi minsi itambutse twarize twabonye ko abarozi atari babandi bavanga utuntu atari babandi bakenyerera kutugufwa oye twarabibonye rwose mushumba twarabibonye ahubwo tunamenya ko bamwe muri twe abo tugendana abo dukorana abo turirimbana abo babandi ba hafi yacu batwegereye nyine bazi ibyacu burya nabo bari mu badukekera imitanga bakanaga mu nkono za togose zenda gushya buriya twarabibonye ko inkono ye yatogose ibintu biba byenda kumera neza iri kubira amasezerano yawe aba yenda kubastinga ngo wakire igitangaza. Uwo mudayimoni rero ukata iyo connection yawe n'umugisha wawe ikibitera inzozi zikwereka ko ubuzima bwawe bwinjiriwe. Ku munsi twasorejeho ejo twabonye kurotunyerera mu buryo butandukanye abatararebye iyo episode basubira bakareba iyo episode icyo twabivuzeho. N'uyu munsi rero n'ubundi nicyo cyumweru twabihariye kugira ngo abantu basobanukirwe detail yerekana kuri under operation of witchcraft and the agent mwango uri munsi y'imbaraga z'abarozi n'abakozi babo abagenti wa twabonye ko abantu dukora akazi gasanzwe nyine ku manywa n'injoro rero operation transaction y'imyuka mibi na satani n'abaye bose nabo baba bakangutse bari gukora abantu bakabyuka ibintu byahindutse. Twabonye ko urwara indwara ikara n'injoro kandi usinziriye. Yes mushumba ndakwakiriye umeze neza urakoze cyane kunyakira ku bumwe bw'abera ministries zo mutakandagira amateka ubuzima bugahindura ubw'abandi kandi ni karibu banyamuryango turabakunda urakoze kunyakira Imana ibaha umugisha bose. Yego ibi bintu byakomeje kugorana pe turacyagufite kugira ngo dusobanurire ibindi bimenyetso izindi nzozi zikwereka ko ikirere cyacu umugisha wacu ubuzima bwacu mu bikorwa byacu hivanzemo izindi mbaraga z'abadayimoni. Urakoze cyane Imana iguha umugisha kuba dukurikiye ku bumwe bw'abera ministries. Ntekereza yuko nari maze iminsi tuganira twaje kunyerera ariko muzaje ko tuganira ku bintu byitwa kurota inzoka. Kuko iki cyumweru abadakunda inzozi bihangane kandi nanjye bansabye ko ntagomba gushyiraho amafoto abatera ubwoba. Burya abantu bashobora kubona nk'ipusi y'ibikeri babona ibikoko ntibarebe
niyo mpamvu ya kuri thumbnail yanjye cyangwa thumbnail y'iwanjye yacu nta nyamaswa ngomba gushyiraho. yego Hari abantu bikura umutima kandi ibintu by'imbaraga gusa, ariko turagira ngo abantu basobanukirwe nuko icyo ushaka si ukwereka amafoto bakanga batera ubwoba, kuko hari abantu bagira ubwoba pe. Umuntu ushobora kureba inzoka ntafungure ikiganiro, akaba bizana bibona icyo bivuga ariko ntiyumve, ariko iyo yumvise gusa atabonye amashusho ntacyo bimutwara, ko hari amashusho atera abantu ubwoba. yego So rero uyu munsi ku munsi ngira ngo kurya tugiye kureba ku cyitwa no kuba uri under operation of witchcraft. yego ruvuga ngo uri under threat, uri munsi y'iterabwoba, urimo urayoborwa n'imbaraga mbi. Abarozi bishyize hamwe. Iki cyumweru cyose turimo kugera ku wa mbere, turimo turasobanura ku bijyanye ngo ni izihe nzozi urota zikumenyesha ko abarozi bishyize hamwe, kandi twonye ko abarozi atari abandi bagabura ibisanzwe, na wa muntu kwicira hazaza, kwicira umuryango, uko wica destination yawe, wa muntu wica amahirwe yawe, wa muntu ukeneye kubona usuzuguritse. Ko twe tuzi ko iyo ubashije gukora ukagera ku kintu nibwo ugira bwa buzima, nibwo utera imbere. Turimo tureba ku cyitwa inzoka. Dusengere ubundi tuze tubijyemo n'ubundi. Data wa twese uhoraho, mwami Imana ishobora byose, gitare cyacu, imbaraga zacu, we twiringira twona nk'ibyiringiro, wowe utubera imbaraga mu gihe cy'akaga n'amakuba no mu ngorane, ukadukiza ibitwiriwe ukaturengera. Mwami w'amahoro, Mana y'imbaraga, reka tugushime ku neza n'urukundo ujye utugaragariza, ngaho bane nagira bane nanyu Umwana akadushyigikire ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane. So rero inzoka ini genero tureba inzoka kwanza. Inzoka ubundi ni iki? Ubundi inzoka ni inyamaswa igaragaza nka Satani, kuko n'ubundi gushuka Eva na Adamu muri Edeni, umwanzi yaje mu isura y'inzoka. Ntabwo ari Satani waje ngo ashinge umutwe bamubone hariya. So rero inzoka buri gihe ikagaragara nk'ikintu gikomeye, kirimo abadayimoni benshi cyane, igereranywa na Satani buriya. Satani mu buryo bwenyewe. Niyo mpamvu umurozi, inzoka n'imbwa n'ibikeri kubitandukanya bitapfa koroha cyane. Kandi inzoka ikaba ifite wa muvumo, kuko Imana yavuze ngo uzarya abantu b'Imana agatsinsino no bakandagira umutwe. Yego. Urumva rero kandi burya inzoka igira ubwenge bwinshi, iyo yinjiye mu mwobo ntikomeza umutwe, itihindukira ikazamura umutwe kugira ngo iryo ugiye kuyisatira. Inzoka ifite ukuntu iyuburura, ikajya hagati y'amabiki ko rukavaho, rwamara kuvaho ikamara ya minsi, ikazaza yarahindutse yariyuburuye, ukibwira ngo yiyuburuye, ikiyuburura uruhu, ariko ubumara burikiri bwa bundi. Iracyari yayindi, nubwo uruhu ruvuye iracyari yayindi. muri make we ubwo njyewe urajya uvuga njye nkuramo ibyanjye, ubwo n'udukurikira ajya akuramo ibye. Ariko nubona bikwiye gusangizwa n'aberu, bibasangiza nta kibazo. Yego. Uti nubwo yiyuburuye ariko ubumara buracyari bwabo. Nubwo reka tuvuge ngo nubwo asenga, nubwo aririmba, nubwo gusura, ariko ni wa wundi bwa bugome na bwa bumara na ya roho mbi na kwa kukwanga na kwa kukurwanya ntiyabiretse. Ariko ashobora kuba yambaye umusaraba, ashobora kuba asengera mu idini usengeramo, ashobora kuba nagusura, ashobora kuba nagusekera. Yego. Ariko ni wa bundi, ubumara ni bwa bundi ntiburahinduka, buracyari ahantu, buracyagukurura. Inzoka rero ikagaragara nk'inyabwenge, kuko iyo yinjiye mu mwobo ntikomeza gucurika wa mutwe, ihita iwuzamura, ihindukiza kugira ngo wibeshye, ihita ikwereka, ihita ikura umumaro bugufate. Ni inshuti yawe, muragendana, murasangira, yagusabye imbabazi ariko ntibyashize, aracyari wa wundi, umugamba aracyawufite, aranaguhobera mugongo akaguhema kandi arimo aguhobera. Wamara kugenda ati akakuvuma ati ntukankurikire, ati uriya muntu ndamwanga, n'inzoka yanjye n'umutima wanjye wose ndamwanga. Ariko iyo abantu bavuze ngo uriya muntu ngo rwose ngo iyo mubonye inzoka yanjye ihita ihaguruka, abashatse kuvuga iki? Nyine si iyo nzoka nyine, bwa bucakura n'uburyarya n'ubugome n'ubuhemu. Ati inzoka yanjye ihita ihaguruka rwose. Urumva afite inzoka no mu nda, yaranagowe cyakora. Urumva rero inzoka igaragara muri ubwo buryo. None rero kuba ushobora kuba uryamye nijoro ukarota ubona inzoka ariko irimo ikwataka, irimo ikwataka, guhiga ngo ikurume, menya ngo ibintu byakaze. Ibara iryo ari ryo ryose, mu nzira iyo ari yo yose, ubunini bw'inzoka n'ubuto bw'inzoka n'isura y'inzoka
ntacyo bihindura epfa kuba iri bikwirukankana ubona ishaka kuba yagusanga ikagutungura kuba wabona igusanze mu buriri bwawe tuza kubavuga ibintu biremereye byinshi cyane ariko inzoka ubundi muri rusange igaragaza yuko you are under threat of evil and witchcraft. ubwo ndumva byaba ari muri danger zone. ni danger ko hangaha ni cya kintu cyo kizana urupfu rwirukanka rwihuse kabisa, kuko twabonye ari satani mwenyewe. Inzoka ishushanya satani mwenyewe. iyo uyirose rero iri kukwirukansa cyangwa se yakurumye, hari ukukwirukansa ariko ntigire ikigutwara. Aho turahagera ariko irimo iraguhiga. Turaza kugera mu kurumwa. Yego, irimo iraguhiga. Cyaye gusanze aho wicaye, gusanze ku buriri uryamyeho, gusanze mu ntebe uryamyeho, gusanze muri salo se, gusanze mu bantu, aho ukabona ko iri target kuri wowe. Menya ngo umwanzi yayoboye ibitero kuri wowe ubuzima bwawe. Twatubivuze in general. Yego. Kurota ninjoro ubona inzoka ariko irimo guhiga, ikwirukankana, igisanga hiri bitandukanye ku buriri, ifite icyo bivuze, mu icyo bivuze muri salo. Noneho igiteye ubwoba kurutaho guhita iburira mu nzu yawe. Kaberwa umwobo yinjiriyemo gashaka gaheba pe, ariko yinjiye already. Reka tubijyemo kuri detail. Ubonye iri kuguhiga mu gasozi cyangwa ikwihisha ahantu, ariko ugahita ibona mbere itarakubona. Yes, cyangwa yanakubonye. Kandi nkubwire n'amayira utaroze inzoka wabonye ntikorya, icaye kigendera. Wayibonye nawe ikabibona ko wayibonye. Iyo yabonye ko wayibonye irigendera. Numva ko narindyarya. Irigendera kabisa. Ni kimwe n'igikeri iyo kikubonye. Ati ndimo ariko nta kibi kingenzi. Kigeri kigendesha amaguru n'amaboko ku bushake. Nkuko umuntu atambuka. Yego. Cyaba n'umuntu kikisimbaguritse. Ni igikeri koko. Imyuka mibi. Inzoka iyo yabonye ko wayibonye itahagarika purani zayo. Ko ni yandyarya yabonye ko wayivumbuye. Igashaka purani B y'ukuntu izaguhemukira. Gaturuka ahantu bisa kwanza kugira ngo yizingikiza n'umumari kurume. Iyo yabonye ko wayibonye, yego, nta kibi twese itayigendera. Iyi nzoka rero reka turebe uburyo noneho igusanze mu nzu iri kuguhiga. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ubundi turebe amasaha tumara mu nzu tuba tumara hanze. Amasaha tumara mu nzu burya tuba tumara hanze. Yego. Rero ushobora kwenda mu nzu ukajya mu nzu saa 12 ukazaba ejo saa 12. Yego. Niba kubigusanze mu nzu ni ukuvuga ngo mu rugo rwawe niba uri umujene cyangwa mu mibereho y'ubuzima bwawe cyangwa ngo ni internal life. Yego. Muri bwa buzima bw'imbere la vie nakora afite ngo ni vie cyangwa nakita ngo ni ubuzima bw'imbere muri rwa rugo, muri bwa buzima muri yo gushaka amafaranga mu kubaho. Menya ngo urinjiriwe, hazaza urwango, hazamo intambara. Nivuga ngo satani agiye kohereza umwuka wo kuryana hagati yabo bantu, abana na ba nyina, base n'abagore byose bakazana. Usange mu rugo nyine hari ikintu cyitwa desordre, harimo guhangana, kuvugana nabi, kudasangira, kudasuhuzanya. Mwagataha wiriwe, ntundeba se, ntujya ku meza, ntabyo nshaka. Umwe akajya ku meza undi akabona kuyajyaho kandi ameza ari manini. Nibyo ngibyo bwo ukabona hagati y'abantu nta bushake, nta rukundo, nta mbabazi, nta mpuhwe, nta gukundana, kuko umurozi yaroze icyo twita umuryane n'umunabi n'inzangano mu rugo rw'abantu. Hagati aho ngaho rero kandi iyo nta bumwe buhari, gutera imbere ntibishoboka. Ibyo ubundi we iyo yamaze kubaryanisha egari kudatera imbere, ko ntimuzajya inama, ntimuzumvikana, ntimuzakora ibyubaka ku bintu bimwe. Umwe azaba ari mu by'undi ari mu bye, ariko warose ya nzoka yinjira mu rugo. Yagusanze muri salo se atandukanye, yagusanze mu cyumba aho urara n'umugabo wawe cyangwa abana be barara. Niba bisanze abana barara, menya ngo umwuka w'uburwayi deja winjiye. Niba ari mu cyumba urara mikagusangamo, hari n'igihe banyuramo no hagati, ahubwo akarota inzoka ibanyuzemo hagati. Ibyo byo bisobanura iki? Gusa icyo tumva ni iki?
Satani arabatandukanyije no kabaye. gutandukana ntibajye mu rukiko ariko mu nzu bagatandukana bakaba batahuza imibiri. Umwe ushaka gushaka bagatungana ubundi ibintu nk'ibyo byose byo kwangana umugabo ataraguca inyuma cyangwa ugasanga iraje gusanze imiryango ikaguteranya n'umugabo cyangwa iguteranya n'umugore bakaguhimbira ibinyoma bati umugabo twamubonye asambana batanamubonye. So ni umwuka wo kuryanisha barya abantu kuko inzoka yabonye yinjira. So ngo imbaraga z'abarozi n'abadayimoni guhaguruka no kwicira bagiye gusenyera urugo biturutse mu cyumba murarama imbere. Ko nimo imbere iwawe umugore usuzugura umugabo tubaha umugore abantu bagashwana abantu bakavananamo bakangana hamwe habaho no kwicana. Si umuntu yabonye tujya tubibona hariho nabonye banditse no mu ruhango hari ngo yagiye gucyura umugore wajyana akajerekani ka essence n'inyundo ati namara baramukubise umva ni ibibazo nyine abo bose baba barusinzwe ko ntibashobora kuzumva kuko naramuka yisha umugore arajya muri mabuso najya muri gereza bamukatira imyaka 7 umugore arapfuye umugabo arafunzwe twatwana dusigaye hehe bazanye kwisi bari babikoze ntiwumva ko umuryango Satani ufasha akawuvuguta akawuhindura ubusa. Abagore bangaye barara barira barabuza abagabo kandi abagabo bahari. Abagore bangaye bamusi bavuga ati ntubakurwo nkabyihore mbimenya. Abo bose babonye ibyo bintu. Icyo tuvuga niba unibonaho na bino bintu menya ngo umwanzi yaragufasha igihe tuvuga ngo dusobanure inzozi ushobora kuba utarazirose ariko ibi tuvuga ubyibonaho nta cyizere ugirirwa nta jambo ugira nta witwa nta hano binagera n'umugore agatinya gusaba amafaranga umugabo kuko ubu uri kwitinya. Hani igihe gira umugore ntabwo amafaranga kandi ari gukora atewe nka umugabo wakoze ubuze n'ubuyede kuki utajya gushaka akazi kuri kuryamye gusa igeze ari umugabo mwembo urugo rwabo ntirugihari nta nubwo bari n'abakire nyine ngo bapfuye ubusa ambwe ati ngiye ndashaka uriya mugabo ni inshuti yanjye inshuti yawe ndebe mumbariza impamvu yirirwa mu rugo atetse nabuze abakozi bo guteka akubwira ngo uzamumubwirire uwo mugabo bose ugiye kuntuma wagiye ukabyivugira ngo giye yanze kunyumva. Ntabwo nimbivuga bizaba isoni nta muntu waruzi ko ateka nta muntu waruzi kamesa bagiye mu kazi rero nitubivuga no kumenera amanga tubyihorere. Urumva no umwuka wo gusenya cyangwa urwo rugo ntirwahagumye umwe yisindi impiri atandukana uko nguko kandi noneho mugase agatetse kandi adatekeye abana yabyaye ahubwo atekeye abana bo umugore yazanye muri urwo rugo. Urumva harimo za mvugo kuryana ariko yarawuse gutya impiri imanirwa ku buriri bwe uwo mugabo ntiyaba amaso ngo abe mu mwanya wo gusenga. Yahubutse umwana nabwo nshaka urwo rugo rero ntabwo rukibayeho. Uwo mugore ntiyamwirukanye yarabyutsa zinga ibintu byose n'abana baratwara arigendera cyane nabwo ati baho ubuzima bwawe ndagiye. Urumva nicyo kintu kandi yari yarose impirirwa ku buriri bwe ubwo naho nyine ndamusobanurira ibyo aribyo nta ruhare nuko umugabo aragira nta singukeneye singushaka yegura umugabo ntacyo nkunenga ariko sinshaka ntabwo bahuza kaba ngo kuki asigara ngo yashatse n'ubuyede ngo ntajya gutekera abana bangiye ngo ugize nkabatekera urumva n'ibyo yakoze mu rugo birasuzuguritse ntabwo bishimwa. Niyo mpamvu rero umuntu wese agomba kugisha ikintu cyo kurwana. So iyo urosi iyo nzoka irimo izenguruka mu rugo hose irimo izenguruka mu murimo uzahomba izenguruka mu iduka ntirizatera imbere izenguruka mu modoka igiye gukora impanuka inapfe uruzizenguruka mu kibuga aho mu rugo rwe muri parking nta mutungo uzahinjira uruzi irimo yiruka mu mpande y'aho ibyo kurya muri magazi ubukene buje bwirukanka mbega noneho n'ibizabinahari kubirya ntibizanakunda handi umuntu asanga atari ko umugati ukazumira mu kabati ataraniwe gusa yaranashonje akabura imbaraga zo kurya kubera agahinda n'umubaro umuntu yibitseho. Mashomba karame tukivuga kuri ibi bintu muri iki cyumweru cy'abantu bagenza ubuzima bwacu hari abantu bakunze kwibeshya cyane bakavuga ngo abarozi ngo yego bariho ngo ariko se ngiye barandoga bamzize iki barandoga banshakaho iki ubundi urogwa n'indi n'iryari kuko hari igihe umuntu yisanga muri situwasiyo akabona ubuzima bwe buragenda nabi ibyo bimenyetso byose abyisanzeho agashaka umuntu bafitanye ikibazo akamubura koko bibaho. Hari umuntu utagira umuhiga ngo amuroge kuko izo mvuga abantu bajya bazigera bakavuga ati njye se yaba ndoga nshaka iki yaba ngirira nabi se namugiriye nabi akumva ko umurozi aroga uwamugiriye nabi cyangwa uwo bafitanye ikibazo bagakunda kubyibeshyaho cyane.
rero ko ngo tubiganireho abantu bibeshya bino bintu. Ubundi umwanzi ari we Satani ntaba ashaka kubaho byonyine kuburiho ni ikibazo kuri we. kuburiho uhumeka. Bibuke ikiganiro twakoze ubushitsi. Impamvu abantu bakurwanya nuko hari icyo bakubonamo batibonamo. Kabiri nuko hari icyo ushoboye badashoboye. Byonyine no kubuhumeka, kubuvuga, kubuseka, kubuganira, kubuvugana nabo, kubagukunda bakubona, ubwabyo nabwo bibangamiye daimoni n'abazimu bashaka kugomba kubaho mu buzima bubabaye tu. Bahubabaye. Buri suffering urira tambara kavuye ibyago byose bikuzaho. Nicyo babakeneye. Cyo nibyo byishimo byabo. Iyo no kubona ubahubabaye. Hari umuntu kubabaza agaseka. Hari umuntu kubabaza akajya kubigurira ikintu atireka ninywere natsinze nabikoza. Hari umuntu kubabaza bati wow, umenyuma nk'iyo kintu ngo yishimire ko so rero kuvuga ngo ntibakuroga cyambere kuba ubwabyo uriho gusa bakureba kuri bo ni ikibazo giteye ubwoba. Yavuze ngo Hamani yaravuze ngo nubwo umwama nkunda na Esther akaba yampamagaye ariko ntibinejeje nkibona umuyuda kwirembo. Ni muri biro kwirembo mu buzamu, ni mu iduka, ni muri kaminuza, ni mu ijipe, ni mu bucuruzi, ni hehe. Nta nubwo ari mu ngabo kuri generale. Mu byemezo bafata ibyemezo harimo hari ubwo ari umuntu ukomeye ariko kuhehe kwirembo kibona uriya munyagwa byonyine kumubona ngo ntibakoroga, byonyine kukubona gusa ku bagome bawe bibabuza gusinzira. Ako kantu tukiri ku irembo umuntu ashobora kuvuga ati singiye ko nsuzuguritse n'ubundi muri izo nama ntago nzijyamo, muri izo aho batumiwe muri ibyo birori sinjyamo, nikorera akazi kanjye gatuje gaciriritse, yego nyuzwe n'umushahara wanjye, ntacyo byaba bimariye. Kuba hari nabyo biramubangamira. Kuba kubona gusa just areba wowe akubona hafi. N'urugero nguhaye uwa kabiri ku mwami. Umwamikazi yantumiye mu nkera, ndatunze ndi umukire, ufite n'icyubahiro, ariko ibi byose ntacyo bimariye. Nkibona Kanaka hariya agomba have, kandi hagati ya Hamani na Moridekayi hari intera ndende cyane. Nubwo yabaga ibwami yaratarakandagirira ikambere. Urumva uranye ngumbwira uwo muntu yango senguje bantwara ikibona ngo nje baba banzize kuba byonyine uriho kabutarishwa n'inzara, tarishwa n'amavunja, tarakena, tarasonza, tarabasaba, icyo ubwacyo kirabashengura umutima. Nako gaki si urugero rwiza cyo mwitabo cya Esther. Urwo ni rwo rugero rwiza. Atashya ati mugabo mwiza mukatumva nerekanye ibintu byose, ndatunze, ndafite, ntacyo nabuze, umwami arankunda n'umwamikazi, ariko ibi byose n'amamiliyoni ntunze nibyo mfite ntibinejeje. Nkireba umuyuda he kwirembo ngo bataguhigira n'ikisi. Mu bana babyaye nta ufite ubumuga urimo, mu bana babyaye n'abahanga ku ishuri, nubwo batiga mu mashuri ahenze ariko baza biga amanota ya mbere, nta muntu urwaragurika ntujya kwa muganga, wishyura mitiweli ikarangira nta kinini uyiguzemo, nturatonda umurongo. Ibyo ubwabyo biraba. Ubundi kuba uriho, kubuhumeka, kubugenda, kubugiseka, kubutarakuka amenyo, kubukiri mu bintu bizima, ubwabyo umurozi biramubabaza. Sinezerewe nkibona umuyuda kwirembo. Nubwo mfite iby'agaciro. Jambo risubiyemo ngo yaratunze, afite icyubahiro, ari uwa kabiri ku mwami, n'umwamikazi yamutumiye mu nkera, afite abajana bajajabye, afite amafaranga n'agafaranga, afite byose, ariko ati uko ubireba ibi ngibi mfite. Ariko ibaza umuntu uhakana amafaranga, umugore, abana n'umutungo, akumva gusa kunezerwa ari uko yabona intumbi ya Moridekayi ku irembo. Impamvu nari mbivuze nagira ngo abantu bave mu byo bibwira, bakanguke, babe maso, basengera ibi bintu, izi nzozi turi kuvuga cyane. Menye ko abantu bakurogera ubucuruzi bugahomba, bakaroga ubuzima gahomba. Sineje nkibona umuyuda kwirembo, si muri biro, si muri office, si mu iduka, si muri ministeri, ntacyo akora, nta modoka atwaye, ni hehe kwirembo. Vuga ngo azanezerwa rye neza nkwa hagashira inzara, abone ari ukabona intumbi y'umuntu hariya
ku giti nabwo ashinze ku mushito anagana isi yose ikamureba amuhoye ubusa gusa. Ibaze kunezezwa nuko ashita umuntu ku mushito hejuru hariya mikono 50 akumva aranezerewe ngo nibwo azaryoherwa. ko abagome bahozeho dayimoni yahozeho kuva kera, noneho ubu ngo bigeze habi none uko uyu munsi umuntu agira ubugome ukagira ngo niba ngo mu cyayi niba buvukana, ariko nta kundi ni ayo ma operation satanique arimo akorwa ku buzima bw'abantu. uri umushumba uratunze urabwiriza abantu bakoma amashyi, ariko wa wundi uri kumubana mare uriye sundi mwamwirukanye nkabashakira undi mukozi mwiza. Birukane utunze urugo rwe, birukane umuntu ushaka iterambere. Kuki wumva ugiye guhanagura izina ry'ukaritereka mundi? Imana ishimwe kitajya yumva imigambi y'abantu. Haleluya. Igitabo cya Yobu bice bitandukanye ngo yubika inama zincakura, ngo yubika imisozi itabimenye kandi ikabibakana uburakari, ngo kandi ngifata abanyabwenge nijoro basinziriye kikanyuranya imitekerereze yabo, yubika inama zincakura ikazirangiza ku mugaragaro. Naho dutabarirwa ibi bintu, naho dutabarirwa nta handi kuko ari kwizinzoza. Ariko kuba warose ubona yuko inzoka irimo kuruma, bisaba kubisobanukirwa. Neza umwanzi arimo araguhiga, kandi nta byonyine kuba uriho gusa no kuba wumva ni ikibazo kuri we. Bimunejeje, nta ari kuri konte, nta munyuzi ari mu modoka, nta munyuzi ya mbere, nta munyuzi ya kabiri, arabifite, nta nabihakanana nabyemera, ariko ntanyuzwa ataragushyira mu butaka nkagushyingura, ataragushyira muri gereza, wapi, ataragufungisha muri gereza ngakubeshyere, atarakushinja ibinyoma ngo ukatire imyaka 7 basukireho ikinyoma, atarakwituriwe, ntanejejwe nabyo. So rero icyo bashaka gusobanura uyu muntu uca batari ko giye murabona bundi babashaka iki, nta muryango ngira, ababanzizi urogwa n'abene banyise n'umuturanye ko yakuzira gatoki ku kandi ushaka kuba nta kitunze ariko usa neza. So rero umuntu bitekereza iyo myumvire nayikure. Hari umuntu wumva utabaho atakeneye kukubona, adakeneye no kukumva, adashaka no kumva izina ryawe, adashaka kumva naho uri, adakeneye, atanyuzwa n'ibifaranga biri kuri konti, atanyuzwa n'abana yabyaye, niba hari se ufite umugore wamubyarana 7 ntanyurwe n'umugore wakumva harunda kwe gutira muri gahunda, so mwicanye se hanyuzwe n'ikizungereza kiri muri we. Hari iyi ni personal story y'ubuzima bwacu. Twakuze turerwa na mama, urumva papa yari yarapfuye, umuhungu umwe n'abakobwa 3, ariko mu baturanyi bose urumva mama yakoraga uko ashoboye kugira ngo atwiteho. Hirya hino rero habaga hari abantu, ingo zirimo abagabo nyine zimeze neza zikomeye. So bamwe mu bagore rero baho ngaho bakundaga kutwita abana b'abagore, abana wa mugore, bakwa wa mugore. Ukuntu bangana, guess what? So nta cyiza batubonagamo, nta n'ikiza bateganyaga ko kizatubaho. ngo tuzaba tureba abana bakora mugore se bariya. Kabona arize ararangije, umwe arize ararangira, teto baraje babitera inda, akoze ubuku wa mbere, undi akoze ubuku, biratangira, amagambo arayatangira guhinduka. So nibwo baba batangira kugera gutya. Why kuki abacu babyarira mu rugo bariya bagashyingirwa gute? Ishyari ryo ririra ku kantu gato. Reka genda kumva kuko ndabibayemo ndabizi. Abana b'umugore bazamera bati gute? Ariko barana bibarya iki ko babyibuha? Twebwe abacu n'umugabo n'umugore ahari kuki bihinduka. Ukumva situation muri mo ntibazi mwaburaye, ntibazi mwariye, ariko Imana yabahishe yagusize akababazwa n'umubyibuho wabo bana. Hatareka nk'ubu twanakanye dupfiki ntacyo ntaduha ariko ntituzamuka naho ngaho ako wakumvise nibura. Soro ku muntu urota iyo nzoka, yego, mu nzozi musanga mu buriri, musanga mu cyumba, musanga mu murima, musanga mu iduka, imwirukankana, bivuze ngo uri anda cyangwa se uri munsi y'ubutware bw'imbaraga mbi zishaka kurangiza no kuvana mu isi kugira utagira ikintu ugeraho. Yego. Musho tugana ku musozo, ndakeka abantu
barabyumvise, utabyumvise neza aguhamagare cyangwa twandikire tubisobanure byinshi cyane. Uwisangaho ibimenyetso ufite no kuba utabirose wa mugani nk'uko wabivuze, ariko ibyo bimenyetso wabyibonyeho, umuntu agenda gutakariza icyizere kandi nta kosa wakoze, wahindutse ntacyo wishe, ariko akazi wakujuje neza ariko ukabona there is something going on. Ukenewe gukorerwa amasengesho n'abantu babisigiwe, ntabwo ari abantu bose. Ku bw'iki kintu cy'inzoka ni Satani mwenyewe, ntabwo nakurekura utadusengera. Ni Satani mwenyewe ariko wambara isura abantu dushobora kupfa kumenya. Yego. Rero Imana ibagiriye neza. Turagushimiye data wa twese, mwami w'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu. Uyu mwuka mubi w'ishushanya tudushakira ibyo tudushakira amahoro, turabikanye mu izina rya Yesu. Dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni mu buryo butandukanye, maze data ubane natwe muri byose, Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.